impamvu nahaswe kuvuga aya magambo, usanga abantu muri iki gihe cya none abenshi bashishikajwe n'iby'isi, bashishikajwe no gushaka iby'ubuzima burangira, ariko tugishaka ejo heza hawe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Shitani ni umugome, ni umujura. Yohana 10:10 niko bavuga ngo umujura ntabwo azanwa n'ikindi, ni ukwiba no kwica no kurimbura. Hanyuma shitani yarangije gutwara urukundo abantu bagiraga. Niyo mpamvu ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami araza vuba. Bene data, turi mu minsi y'imeruka, turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi yo kwitegura ubwami butazashira, ubwami butazahanguka, n'ubwami bwa Yesu. Kandi umuntu wese ukibyarira Imana inyungu, umuntu wese Imana ikibyaza umusaruro. Mbibutse ko imirimo iburanira umuntu, kandi Imana irindira umuntu ibintu bibiri: yita kurindira icyo wamaze, ikurindira icyo uzamara. Imana ishimwe cyane. Buriya ndagushimiye ko ufunguye ino video. Ni YouTube channel ya Kwari y'Abagabo, yitwa Abagabo TV, ni channel yabo. Ni Kwari y'Abagabo ibarizwa ku itorero Igabatsinda, ariko kandi ni paruwasi ya Gasave, ni muri ADPR hano mu rurembo rwa Kigali. Turi kumwe n'umugabo nk'uko bisanzwe tugira abatumirwa bagenda badufasha ubuhamya, ijambo ry'Imana n'ibindi bitandukanye, kugira ngo abakurikira ino channel mubashe kunguka. Ariko abaho n'indirimbo zino Kwari y'Abagabo, ni Kwari igizwe n'abagabo gusa, akari Kwari yamamaza ubutumwa bwiza. Yitwa Sinzabakwira Jean Marie Vianney. Turakwakiriye. Umeze neza? meze neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Iyo mikoro rwose yegereze, nta kibazo yigumishaho tuganire. Murakoze cyane. Abakuri iminsi mukozi w'Imana. Turashima Imana. Yesu arakurinze. Umwami Yesu atwubakiye umutekano. Kandi keza cyane. Atwakiye umutekano. Imana ishimwe ko twubakiye umutekano, ndagafasha. Yego. Tugwaye ikaze rero wasuza abadukurikiye, abadukurikiye bari muri Canada, bari muri Amerika, bari muri Aziya no muri Afrika muri rusange, wabasuhuza kuko ubwo nakuvuze basuhuza nta kibazo. Ndabashuhuje mu izina ry'uwatubambiwe, Umwami Yesu Kristo nahimbazwe. Amen. Ndabashuhuje. Urakoze cyane. Numuvuga butumwa ni evangelist, ariko kandi n'umudiyakoni hariya kuri paruwasi n'ubundi ku itorero hariya Batsinda, ariko ni n'umukozi w'Imana. Twamama ngo ze atugane ijambo ry'Imana. Munyemerere mukore subscribe kuri ino channel, cyangwa mukore sabone bitewe n'ururi mukoresha, nangiza mukore share, mukore like na comment nziza, kigano gisangiza abantu, dukurikiye aho uri hose gisangiza abandi. Asigaye ineze y'Imana igwere muza. Tumwemerere tumwakire, afate umwanya asenge, namara gusenga afite Bibiliya hari afite umuzingo, muri dutega amatwi Imana ivuga natwe. Tugwaye ikaze Jean Marie Vianney, wafata umwanya ugasenga, amara gusenga ugatubwira ikiri ku mutima ndagushizeho. Murakoze cyane. Yego. Mana data wa twese uri mu ijuru, ise w'Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye. Tugushimiye kuri Imana nziza kandi ukabura Imana nkuru. Hejuru yawe nta yindi Mana, ufite imbaraga zirenze, ubutware n'ubushobozi biri wawe. Tugushimiye kurinda kwawe kwiza, waraturinze ntitwapfa, uraturinda ntitwagwa. Aka gasura n'aka kajisho ni wowe, ndetse byongeye Mana uduhaye umwanya wo kongera kwinjira muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Turagushimiye cyane, twamenye neza agaciro k'ijambo. Paulo yaravuze ngo ijambo ry'umusaraba kuri twabakizwa n'izindi mbaraga, aravangwa ariko kubarimbuka n'ubupfu. Turagushimiye kuduhaye uyu mwanya, mu izina rya Yesu. Reka unyemerere Mwami, abantu bagiye kumva ijambo ryawe, ryongere ribambike imbaraga, ryongere ribazure, ryongere ribafashe, ryongere bateze intambwe. Nanjye ufashe Mwami, ijambo ryawe rirambwira ngo wigisha n'umwigisha bagabane. Reka umwuka w'Imana dusangize, kandi gukora kwawe kugaragare. Abumvira ijambo ryawe bongere bahembuke, bongere bakomerere mu byo kwizera, kandi batera intambwe mu byo gumwuka. Ubakomereza amaboko, bakomereza amavi. Ineza yawe Mwami n'ubuntu bwawe bibane natwe, dutangirane nawe, tuze gusozanya nawe. Kandi Mwami ubuntu bwawe butugote. Urakoze, ndagushimiye. Umfashe ubwanjye ndetse na mwene data turi kumwe, nawe umushyigikire data, kandi ngushimiye yuko iyi gahunda ari we wayiteguye. Tubyatse Imana mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Amen. Turabashimiye rero bakunzi b'umusaraba, shiti za Yesu. Nkuko mwene data ampaye ikaze kugira ngo mbagezeho ijambo ry'Imana. Ni byiza kandi birakwiriye mu gihe gisa nk'iki, kuko Bibiliya yo irambwira ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ni muri urwo rwego rero tuyobowe n'umwuka w'Imana, twahawe ijambo rifite intego ivuga ngo shaka ejo heza h'ubugingo bwawe buhoraho. Shaka ejo heza hawe h'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Impamvu nahaswe kuvuga aya magambo,
usanga abantu muri iki gihe cya none abenshi bashishikajwe n'iby'isi, bashishikajwe no gushaka iby'ubuzima burangira, ariko tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gushaka ejo heza h'ubugingo buhoraho. Kuko bene data, dufite igihe tuzava inaha mu isi tugataha, kandi ngira ngo ni byiza gutegura aho umuntu ajya hakiri kare, akibifitiye umwanya, akibifitiye uburyo, ndetse muri iki gihe Imana ibidutijije umwuka wo guhumeka, umuntu akiteganyiriza ejo heza h'ubugingo buhoraho, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ni muri urwo rwego twateguye ijambo turaza gusanga hano, ijambo ry'Imana turaza gusanga hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ibice byaho 4, umurongo waho wa 4, ndetse tugarukire ku murongo waho w'8. Turaza kuhava dusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, ibice 7, umurongo wa 12. Reka dusome, nari mvuze ngo ni Abafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ibice 4, umurongo waho wa 4 kugeza ku murongo w'8. Haravuze ngo mujye mwishima mu mwami wacu iminsi yose, yemwe nongeye kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimigwe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Reka dusome n'ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, ibice 7, umurongo wa 12. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, ibice 7, umurongo wa 12. Haravuze ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Imana ishimwe. Ndasubiramo uyu murongo nawo, nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo mukozi w'Imana Pawulo, intumwa y'Imana Pawulo yandikira Abafilipi, avuga ku kintu cyitwa, yavuze hano amagambo arimo ibintu bitatu: kwishimira mu mwami iminsi yose, kwishimira mu mwami iminsi yose, hanyuma n'ineza y'umuntu ikamenwa n'abantu bose. Rero bene data, ndabanza mvuge kuri Pawulo, mukozi w'Imana Pawulo, muntu wahamagawe atabishaka, yinjiye mu gakiza atagashaka, cyane ko murabizi ko yakaboneye mu nzira igihe yajyaga i Damasiko kurenganya ubwoko bw'Imana. Hanyuma amaze gufatwa na Yesu, aza kumugirira icyizere cyane, anamugabira n'umurimo. Iyo dusomye igice cyaho cya mbere ariya Timoteyo waho igice cya mbere umurongo wa 12, niho yageze yishima, aravuga ngo ndashimira Kristo wambashishije, agatekereza ko ndo kwizerwa, akangabira umurimo we nubwo nabanje kumutukanye n'umunyarugomo. Aravuga ngo ariko ibyo nabikoze mu bujiji ntarizera, ubu narababariwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma yandika muri izi nzandiko, uru rwandiko yandikiye Abafilipi, yarababwiye ngo mw'Abafilipi mwe nimwishime mu mwami, mwishimire mu mwami iminsi yose. Iminsi yose mukwiye kwishimira mu mwami iminsi yose. Aravuga ngo kandi ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ndashaka tuganire kuri iki kintu cyo kugira neza, cyo kugira neza. Iyo dusomye urwandiko rw'Abaheburayo, ibice 13, umurongo wa 16, haravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibyo bitamba ari byo binezeza Imana. Imana ishimwe cyane. Arabandikira rero, arababwira ngo yemwe mw'Abafilipi mwe, ineza yanyu ikwiriye kumenywa n'abantu bose, kandi umwami wacu araza bugufi, ari bugufi, araza vuba. Iyo urebye isi ya none, isi usanga yuzuye urugomo, isi usanga urukundo rwa benshi rwarakonje. Aha naho hari ikibitera. Shitani ni umugome, yibye urukundo mu bantu, kandi impamvu yarwibye nuko yarazi ko urukundo rusoza amategeko yose. Urukundo ntirwirarira, ntirwishimira ikibi ku bandi, rubabarira byose, rwizera byose, rurihangana, rugira neza. Hanyuma shitani ni umugome, ni umujura. Yohana 10:10 niko havuga ngo umujura ntabwo azanwa n'ikindi, ni ukwiba no kwica no kurimbura. Hanyuma shitani yarangije gutwara urukundo abantu bagiraga, niyo mpamvu ni umuhanga. Ariko Pawulo yandikira Abafilipi, aravuga ngo ineza yanyu
imenywe n'abantu bose, umwami araza vuba. Imana ishimwe cyane. Usanga isi yuzuye urugomo, ntabwo abantu bakigira neza, ahubwo buzuye urugomo, kurenganya, guhuguza n'ibindi. Ngira ngo namwe mujya mukurikira mukabibona, ariko ntabwo ari byo byari bikwiriye bene data, kuko umwami Yesu araza vuba. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umwanditsi w'Abaheburayo 13:16 haravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibyo bitambo ari byo binezeza Imana. Imana ishimwe. Kandi twibukiranye ko imirimo y'umuntu iraburana, imirimo y'umuntu igiburana ku munsi mubi, kandi umuntu wese ukibyarira Imana inyungu, umuntu wese Imana ikibyaza umusaruro. Mbibutse ko imirimo iburanira umuntu, kandi Imana irindira umuntu ibintu bibiri: yita kurindira icyo wamaze, ikurindira icyo uzamara. Imana ishimwe cyane. Buriya ntacyo Mose yagombaga gutwarwa n'urufunzo Imana itari yamutuma kuzana Abisiraheli. Byari ngombwa ngo Imana izamurindire hariya, ndetse ica n'agasuzuguro ajya gukurira ahasohotse itegeko ryo kugira ngo apfe. Ndavuga kwa Farawo niho yakuriye, ariko kwari ukugira ngo Imana izamukuze, hanyuma imuhe misiyo yo kujya gucyura ubwoko bwa Isiraheli. Niyo mpamvu kuba yaratawe mu rufunzo ntabwo yari kuhagwa bene data, kubera ko Imana irindira umuntu icyo azamara cyangwa se icyo yamaze. Byabaye ngombwa rero yuko ahakurwa kubw'umugambi muremure w'Imana. Rero Imana irindira umuntu icyo azamara cyangwa se icyo yamaze. Pawulo yandikira Abafilipi arababwira ngo nuko rero namwe ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami araza vuba. Ariko yarabanze kubabwira ngo mwishimire mu mwami iminsi yose. Ndagusaba aho uri unyumva, ndagira ngo nkubwire ngo nta mpamvu yo kwiheba, nta mpamvu yo kwiganyira, ahubwo ishimire mu mwami iminsi yose. Kubera iki? Uracyahumeka, abandi ntibagihumeka. Ufite ingingo zose abandi barazitakaje, uracyari mu isi y'abazima, abandi ntibakiriho. Kandi umuhanga yaravuze ngo iyo umuntu agihumeka, amahirwe ye yose aba agihari. Imana ishimwe. Igishoro cya mbere bene data ni ubuzima, ni umwuka Imana yaduhaye duhumeka. Hanyuma twasomye ijambo Matayo 7:12 hatubwiye ngo nuko rero ibyo mushaka ko abantu bose babagirira, namwe ariko mubagirira. Ibyo mushaka ko abantu babagirira, namwe aba ariko mubagirira. Umwami wacu ari bugufi, ngo kuko aya ari amategeko n'ibyahanuwe. Imana ishimwe cyane. Muri iyi minsi uri kubona ibintu byarahindutse, ariko Pawulo yandikira Timoteyo aramubwiye ngo abantu bazaba bikunda. Iyi ni iminsi mibi cyane. Sanga umuvandimwe yikunda atagikunda mwene se, ariko nta kundi ni ibyahanuwe nyine, kuko Bibiliya ivuga ngo umwanzi w'umuntu azava mu rugo rwiwe, abavandimwe bazagambanirana, abantu bazangana. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira, namwe aba ariko mubagirira. Imana ishimwe cyane. Rero turagira ngo tuganire kuri aya magambo mu minota mfite mikeya, ariko Imana iragushakaho ineza. Imana iragushakaho ineza, umwami wacu ari bugufi. Kandi ibimenyetso byerekana kuza kwe byose birihuta bishira birangira, umwami wacu ari bugufi. Aravuga ngo nuko rero ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami ari bugufi. Imana ishimwe cyane. Bibutse ko imirimo igiburanira umuntu ukabona naho yaba adahari. Twigeze tubona amagambo y'Imana kubwa Atabita, Davita uwo ngo wajyaga adodera abapfakaza imyenda, akabagirira neza akabambika. Ariko umunsi we wo gupfa, Bibiliya irambwira ngo nuko barirukanga bajya kuzana Petero, ngo Petero ahageze arasenga ahindukirira intumbi. Bibiliya iravuga ngo nuko uwari upfuye arongera arazuka. Abapfakazi berekanaga imyenda n'amakanzu yari yarabadodeye akiriho. Imana ishimwe cyane. Imirimo y'umuntu ijya imuburanira no ku munsi mubi. Imana ihimbazwe cyane. Nahebutse ijambo riri mu Byahishuwe ibice 13:14. Hari amagambo meza cyane njya nkunda, havuga ngo nuko Yohana ubwo yari arimo yerekwa, ngo yumva ijwi rimubwira ngo umva, uhereye none andikuti hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Ngo umwuka aravuga ngo ye, kuko imirimo yabo igiye ibakurikiye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo tegura ejo heza ubugingo bwawe buhoraho, umwami wacu araza vuba. Imana ishimwe cyane. Bene data, iminsi turimo iragoye kandi irakomeye, ariko Imana iragushakaho ubugwaneza. Imana iragushakaho kugira neza. Imana iragushakaho urukundo. Bibiliya irambwira ngo muri iyo minsi y'imperuka, uyu ni nawe wabyanditse, aba ngo iminsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja. Rwarakonje, ruzakonja. Abantu bazaba bikunda, birarira, bibona bakunda imiyaho gukunda Imana, ngo bakunda ibibaneza aho gukunda Imana. Ariko Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo abameze batyo uzajya ubatera umugongo. Imana ishimwe cyane.
Imana idufashe, Imana itugirire neza. Bene data, ineza yanyu imenwe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Haleluya, 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 haleluya. Mukozi w'Imana Paulo aduhaye urugero rwiza, haravuga ngo ineza yanyu imenwe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Bene data, reka twongere dusome ijambo ry'Imana aha ngaha. Twongere dusome ijambo ry'Imana aha. Turasoma n'ubundi urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo wa mbere ibice byaho 4 umurongo waho wa mbere. Haravuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Kadusubiremo iri jambo kugira ngo turyumve neza. Ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ubushye, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Imana idutabare. Uyu ni Paulo bene data ukivuga uko abantu bazaba bameze mu minsi y'imperuka. Aha ngaha yandikira Timoteyo, aramubwira ati mwana wanjye Timoteyo, umwuka hari ikintu amishuriye yuko mu bihe bizaza abantu benshi bazagwa bakava mu byizerwa, ahubwo ngo bakita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, kandi ngo bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, ngo bazaduka bigisha kandi ngo bafite n'inkovu z'ibyaha mu mitima yabo. Imana idutabare. Bene data, turi mu minsi y'imperuka, turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi yo kwitegura ubwami butazashira, ubwami butazahanguka, n'ubwami bwa Yesu, n'ingoma y'amahoro. Abera bo mu isi barayiteguye. Bene data, mutegetswe kugira neza, utegetswe kongera kwibuka aho wavuye ukagwa, kongera ukibuka imirimo wakoraga. Hari wambikaga abakene, hari wagaburiraga abashonji, hari wasuraga imfubyi, hari wafashaga bene so. Ariko Paulo arongera aragukanguye nk'uko yakanguye Abafilipi, arababwira ngo ineza yanyu imenwe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Reka mbabwire twishakire ejo heza h'ubugingo hacu hazaza, naho ubundi Yesu araje kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo Yesu avugira ijambo twasomye Matayo 7:12, yavuze ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira aba ariko mubagirira namwe, kuko ibyo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Muri iyi minsi abantu usanga bikunda, umwana arikunda, umubyeyi aba yikunda, umuvandimwe aba yikunda, yemwe ugasanga umuntu araho afite imiryango ariko ameze nk'icike, yabaye nyakamwe, kandi afite kavukire, afite abavandimwe avukamo, afite bene se avukamo. Kubera iki? Abantu nibakigira neza, abantu barizirikana ubwabo, ariko siko ijambo ry'Imana rivuga. Bene data, kwiye kuzirikana, wawe kwizirikana ukazirikana n'abandi. Kubera iki? Bibiliya ivuze ngo ayo niyo mategeko n'ibyahanuwe. Kandi mbibutse ko ibintu byose bizashira, ibintu byose bizashira, kukwigisha ndimo nigisha bizarangira, guhanura bizarangira, ariko urukundo ntabwo ruzashira. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ineza yanyu imenwe n'abantu bose, umwami Yesu ari bugufi, umwami Yesu ari bugufi, kandi ibimenyetso byose byerekana kuza kwe biri kurangira. Bene data, ndagira ngo tuze kuza kugira icyifuzo, uvuge ngo ariko mwami nanjye ongera umpa imbaraga, wongera unyibutse imirimo, wongera unyibutse kugira neza. Umwanditsi w'Abayobora yatubwiye ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibyo bitambo ari byo binezeza Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Kandi Bibiliya yarambwiye ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha, uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Imana igushoboze, Imana ishoboze. Ineza yacu imenywe n'abantu bose, umwami wacu araza vuba. Imana ishimwe cyane. Yababwiye ngo kandi mwishime iminsi yose mu mwami, mwishimire mu mwami iminsi yose. Imana ihimbazwe cyane. Reka mbabwire,
ijambo ry'Imana rigutegeka kwishima naho waba ufite ibibazo, naho waba ufite intambara, naho waba ufite ingorane, ariko muri Kristo Yesu, muri Kristo Yesu, muri Kristo Yesu nta bya none nta nibizaza byadutanya nawe. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Rero ahari Imana irashaka kongera gusubira ku rufatiro. Ntago wabyishoboza byose, tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga, cyane ko duhamagarwa nawe tudashoboye, ariko twagera ku cyo duhamagariye akadushoboza. Imana ishimwe cyane, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, ariko kandi nta kimunanira, ni umwami w'amahoro. Ndagira ngo dusenga Imana, kandi uyu mwanya twamaze tuganira kuri aya magambo, wenda umwuka gusure agira icyo akongorera. Uracyagira neza, uracyafasha bene so, uracyibuka bene wanyu, uracyibuka ko nawe wagiriwe ubuntu ukwiriye kubugirira abandi, uracyibuka ko nawe hari aho wari uri ukwiriye gukura abandi. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Imana ishimwe cyane. Kandi Yohana ahabwa ubu butumwa yarabwiwe ngo, Yohana we, uhereye none andika uti hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe ngo yego, baruhuke imiruho n'imihate, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Nta kintu na kimwe tuzakura mu isi. Umuntu wese yavutse yambaye ubusa azasubira mu nda y'isi ntacyo yambaye. Iryo ni ijambo Yobu yavuze amaze kubura ibintu, amaze kubura abana, ngo ashishimure imyambaro, ngo aravuga ngo mva, Uwiteka niwe wari warabimpaye, none arabyishubije, izina rye nirihimbazwe. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Bene data, nyuma yo kuva muri uyu mubiri, nyuma yo kwambara neza, nyuma yo kugira ubutunzi, hari ugusohoka muri uyu mubiri twambaye tugataha. Imana ishimwe cyane, tugaherekezwa n'ibyo twakoze tukiri muri ubu buzima. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Kandi ibyo mushaka ko abantu babagirira aba ariko mubagirira namwe, kuko aya mategeko n'ibyahanuwe. Imana ibaha umugisha, ndabishimiye cyane. Reka dusenge Imana. Imana igufashe, nanjye ifashe, twongere twibuke ya neza twagiraga, twongere twibuke za mfubyi twasuraga, twongere twibuke ba bapfakazi twasuraga, twongere twibuke ba barwayi twasuraga, twongere twibuke ba bashonji wagaburiraga. Wongere wibuke. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, iki ni igihe cyo gushaka imirimo, iki ni igihe cyo gukora. Kandi mbibutse ko Imana nabivuze ikurindira icyo wamaze cyangwa icyo uzamara. Ntago twabayeho kubw'impanuka, twabayeho mu mugambi w'Imana, kandi turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imana ishimwe cyane. Turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami araza vuba. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Ndabishimiye, kandi birashoboka ko iyi message itajyanye n'irari ry'wenda ry'umutima wari ufite, ariko ayo niyo mategeko n'ibyahanuwe. Nuko Imana ishaka, Imana irashaka ko abantu aho kugira ngo buzure urugomo, buzure amashyari n'inzangano n'amatiku no gusebanya no kwangana, Imana irashaka ko ahubwo bahindura uburyo bakagira neza. Ineza yabo ikamenywa n'abantu bose. Ngewe nawe nitwe tubwirwa, kuko aya magambo n'ayabakijijwe n'ayacu. Imana itugirire neza. Ngira ngo Paulo yandikira Abafilipi yarabonye ko ineza yabo nta kibarimo, nta neza bakigira. Ngira ngo ahari yarabonye ko ntayo bafite rwose, nta kugira neza kubabamo, ariko arabasura. Yisomye titre yararimo avuga ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo, guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana, kandi usengera Imana, kandi Imana iguha uburyo bwo kugira neza. Ushobora kuba nta buryo ufite, wenda hari uko wari umeze uyu munsi, ariko kuko ibihe byagiye bihinduka ukaba nawe warasubiye inyuma. Wifuza gufasha ariko ukabura icyo ufasha, wifuza gukora ariko nta buryo, wifuza gukora imirimo ariko nawe nta kazi. Turagusengera Imana, ariko Imana yongera ikwibuke kugira ngo nawe ubarwe mu bakozi bari gukorera Imana ndetse no gukorera ubugingo buhoraho. Mana, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Iri ni ijambo ryawe, kandi iri jambo ryawe nitwe ryahanuriweho, nitwebwe risohoreyeho.
urashaka ko abantu twongera kugira neza, urashaka ko abantu twongera kugira urukundo, urashaka ko abantu twongera kwibuka gukora imirimo iraburana, imirimo ibeshaho umuntu. Nibutse Hezekiya umubwiye yuko agoye kuraga, ariko ngo arahindukira ararira, arakubwira ngo ibuka ko najyaga ngendera imbere yawe nkakora n'ibishimwa, urangije umwongera 15. Mana udushoboze kugira neza, ushoboze uyu mumama, ushoboze uyu mubyeyi kugira neza. Ongera tugarure urukundo data mu izina rya Yesu. Ongera utwibutse imirimo, ongera udukoreho, kandi ijambo ryawe ryatubwiye ngo kugira neza no kugira ubuntu ntitukabyibagirwe Mana, ngo kuko ibyo bitambo ari byo bikunezeza. Ubishoboze mwene data unyumvise, ubishoboze mushiki wanjye unyumvise, ubishoboze abanyetorero, ubishoboze abakijijwe, kugira ngo mwami ineza yacu imenywe n'abantu bose. Twera imbuto zikwiriye abihannye, tugira urukundo kugira ngo dusoze amategeko. Haleluya. Shoboza umuntu wese data, kandi abadashoboye ubashoboze, abatibashishije ubabashishe, kuko ari wowe utanga imbaraga, ugaha imbaraga abananiwe, kandi utibashishije ukamwongerera imbaraga. Urakoze Mana, ni ukuri nubidushoboze, kandi umuntu wese yongere yibuke aho yavuye akagwa, yongere yihane, yongere yibuke imirimo utari wakura igitereko kitabaza hacyo. Mwami Mana yacu Nyiringabo, urakoze, turagushimiye. Uduhe gutunga imitima y'ubwenge, kandi mwami dukoresha igihe dusigaje neza, kuko ugiye kuza kwima ingoma bwa bwami budashira, ugaca amakuba, ugaca intambara zigashira. Yesu uzaza, kandi itorero rirakwiteguye, kuko uri umwami w'amahoro. Urakoze, turagushimiye. Mera umugisha abanyumvise bose, kandi ubashoboze kugira neza mwami bakibishoboye. Hari igihe umuntu yifuza kubikora atakibishoboye, ariko ababyumvise bose bumvise amagambo yawe Mana, ubaha uburyo. Hari abakene, hari abari bafite akazi, ndabasengeye Mana ubahereza akazi. Hari abarwayi banyumvise, ndabasengeye Mana nibakira ubuzima, kubera ko barabohoka bakabona uko bagukorera. Mana data wa twese, hari abari gucuruza business, abo baha umugisha kugira ngo babone uko bagira neza. Umuntu wese mu mwanya we abona inkunga yawe data. Urakoze, ndagushimiye. Nyirize n'abarwayi bamaze igihe kibarwaye, abarwaye diabete, abarwaye imivuduko, abarwaye kanseri na za hepatite, ndabasengeye Mana nubahagurutse ku gisasiro, nubahereza ubuzima, nubambika imbaraga, nubagarukeho Mana, ubabohore babone uko bagukorera. Urakoze, ndagushimiye. Ngaha amahoro yawe natware mu mitima y'ubwoko bwawe, kandi umugisha wawe mwami uganze ku bwoko bwawe. Urakoze kuko ubyumvise. Habwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. 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 Urakoze cyane. Umuntu yakubona hehe agushaka? Nomero yanjye ushaka ni kuri telefone 078 3 6 6 9 7 21 078 3 6 6 9 7 21. Jean Marie Vianney Sinzabakwira, ADPR Batsinda. Yesu mu mujyi wa Kigali. Yesu aduhana umugisha. 250 mwe mwamubona kuri WhatsApp. Iri kuri WhatsApp? Yego. Yewe wakuvugisha. Urakoze cyane, azaba dukurikiye. Murakoze cyane, Imana ibambere umugisha. Murakoze. Amen.